ntabwo bamwitayeho bameze nk'aho bamutereranye nyine agenda apfe agenda agwe ku gasozi nyine ibyo bigatuma nyine ntekereza yuko wenda ari imitungo kuko ameze nk'aho ari we muhungu ugaragara dufite nyine wenyine mu rugo wakabaye umuzungura yego kuko abakobwa ukuntu baroga ntabwo baroga birabindi byo kwiruka ku gasozi amukene ntabwo yamuroga kuriye nanone David n'umuhungu ufite igikundiro abakobwa benshi bakaba bamuziho ko ari umwana uturuka ahantu bifite yego aborozi ibintu by'abakobwa bazi yuko umuhungu uturuka ahantu bifite nyine none ubwenge bwanjye bukongera bakagaruka nkavuga se ni famille ese ni umukobwa umwe wamukunze gutya akaba yaramusajije uwo mukobwa uvuze witwa Shiba yamwumvaho ujya mwumvaho nawe ameze nk'umuntu nawe udakorana n'imyuka mizima numva abantu benshi bamuvuga yego cyangwa akaba ari nawe iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye kangusuze kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarabikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 nkwifurije amahoro y'Imana Nyagasani akomeze kubana nawe aho uherereye hose in our episode for the next episode kuri episode yacu ya ikurikira turi kumwe n'umubyeyi no mumama muri kumubona uyu mumama rero tutagiye kuvuga ibintu byinshi nagiye kumva numva arampamagaye ambwira ko afite icyapfana na David sinzi icyo bapfana David so nyuma gato David muramuzi David ni umusore twakoranye ikiganiro hano kuri iyi televiziyo hanyuma mu gukorana ikiganiro David aza guhura n'ihungabana amaze guhura n'ihungabana asarira hano mu kiganiro bukeye bwaho turamuhiga turamubura ariko tumubona mu mashyamba agiye atandukanye arara mu migende yiyorosa ibintu utamenya nyine of course mwarabibonye mwarabikurikiye so uyu munsi rero agira amahirwe yo kuganira na mwene sengira ngo sinzi icyo bapfana araza kutwibwira wese tugwaha ikaze hano murakoze yego nje ndi mushiki wa papa wa David uri mushiki wa papa wa David mu ndimi dusanzwe tuzi ni shangazi we shangazi mwabyita uko voilà yego nje narebye kuri channel yawe nyine niho tuza kumenya ko David yasaze niho nabiboneye naye ndumirwa yego se ngiriwe amahirwe mbere yuko dukomeza wenda uraza no kutubwira iki kwicaje hano ariko mbere yuko dukomeza uri shangazi wa David bivuze ngo uvukana na muze na papa wa David ese ko iriya miryango twakomeje kubasura kenshi tubona bari mu bintu by'imiserero umusaza ariko kwangiza imitungo ari kugira iyo nkuru waba warayimenyeho se ese ibintu bitera mu muryango wanyu ni ibiki wa mugabo we ni ibintu birebire ntiwabimenya yego wabimenya pe ni birebire bamwe nyine abantu baravuga byinshi ariko hari ntandi urivugira ubusa yego hari igihe nyine baba bavuga ibintu kumva nyine nibyo abandi bakigiza nkana ati reka nibyo byabwenge ariko nyuma mbona kubera nyine ubutaka nako babyoroshye ubutaka nawe urabizi kuntu kwisi hose kwanza ubutaka bari miserero yego hanyuma rero turasa ku ntego ntago turaza gutinda hano cyane ko umunsi burya uba ari muremure kandi umuntu aba afite ibintu byinshi byo gukora so
warampamagaye uti ndagira ngo dukorane ikiganiro ariko by'umwihariko nabonye inkuru itanshimishije ndifuza ko wabimfashamo. Ese tubwira twese muri rusange ni ikihe kintu cyaguteye ayo marangamutima yo kuvuga ngo reka mpamagare umunyamakuru aze dukorane ikiganiro tunyuriremo muri make? Naje gusanga njye nanjye kubera kubyumva hanze ukuntu babivuga ni iki nanjye nk'amaraso ye. Yego yego. Aha rero nabizi ibintu by'imiryango ari gihe bagusaza kubera imitungo. Yego yego. Kuko nabanje nca mu bo hasi nyine ngenda mbababwira ibibazo bakanterera iyo ngenda mbabaza nkabona ejo namuhamagara ati ndibereye mu byanjye. Ndavuga ati uko nakubonye ndavuga ati wagenda nkabaza uriya mugabo ko neza yababizi neza wenda afite n'ubushobozi wagenda nkamwegera nkareba yuko yamfasha ko David ngenda mukunda ntacyo dupfa. Ni umwana wanjye deje. Yego. Ubwo bishatse kuvuga ko ufite hari ikintu mbashije kumva harimo kimwe cya mbere kwifuza kuba wamushakisha ukamubona. Yego. Kabiri kwifuza kuba wenda wamurwanaho ukanamuvuza akaba yakira. Yego ndumva ari byo mbasha kumva. So muri make ndagira ngo byibuza dusobanukirwe kano kantu. Uratekereza ko urabona David yari umusore ubona ko abakobwa bari kwirukankira, ubona ko yego, ubona ko hari n'umukobwa witwa Shiba warwaniraga imitungo wagiraga gute na se. Ese byaba wenda biriya bintu byaratewe ikintu nkeka njyewe nyine nge ubundi naguye mu kantu mbibonye. David n'umuhungu ufite igikundiro. Abakobwa benshi bakaba bamuziho ko ari umwana uturuka ahantu bifite. Yego. Abarazi ibintu by'abakobwa babazi yuko umuhungu uturuka ahantu bifite nyine none ubwenge bwanjye bukongera bakagaruka nkavuga se ni famiye. Ese ni umukobwa umwe wamukunze gutya akaba yaramusajije uwo mukobwa uvuze witwa Shiba yamwumvaho. Jamwumvaho nawe ameze nk'umuntu nawe udakorana n'imyuka mizima. Numva abantu benshi bamuvuga. Yego. Cyangwa kabari nawe ngiye ikintu narinje ko kwisabira. Yego. Nyamukuru nukuntera inkunga ukaneza imbaraga ko ari mu miryango ntago bamwitayeho bameze nk'aho bamutereranye nyine agenda apfe agenda gwe ku gasozi nyine. Ibyo bigatuma nyine ntekereza yuko wenda ari imitungo kuko ameze nk'aho ari we muhungu ugaragara dufite nyine wenyine mu rugo wakabaye umuzungura. Yego. Kuko abakobwa ukuntu baroga ntago baroga bira bintu byo kwiruka ku gasoza mukene ntago yamuroga kuriye nanone. Ngenye kari ibintu bya famiye. Nkaba nkugariye rero nk'umubyeyi nawe ugira urukundo akaba mbona nyine yarasaze mbona muri kumwe nkagira ngo ni bishobora ko ari n'ifite na ry'umuryango. Yego. Icyo kintu kingarukamo cyane. Umfashe rira shyamba yasariyemo basi uhatugeze n'abandi na bamwe bari kunyumva inshuti mugira umutima ukunda mudufashe mudutere inkunga tumuhige. Uriya n'umwana wa ni umwana wanjye. Ni umwana wanjye. Ntekereza ukuntu nyine nanjye nabibonye kuri Nuza ndababara. Ihangane mubyeyi. Narababaye cyane. Ubaye umubyeyi muzima kuko nakuganye ndakwizeye ntago nigeze ngana imiryango nyine yarantereranye abari hejuru nabuze uburyo mbaseseramo wamfasha. David arambabaje biri zuba none risigaye ririwe. Yarasize aragenda mu bihura hano hose mu bishingwa ararya nyirumva ntago ari uburozi bw'abakobwa hoya. Umukobwa kuroga kugira ngo umwegere ntago kuroga kugira ngo wiruke. Buriya ikintu gihangayikisha umubyeyi kubona umwana we ahanini yakundaga David arambabaza kuriya azunguruka ry'ibintu yarazi guhiga. Yego. Kubw'ibyo David aramutse akavurwa aramutse avuwe wenda agakira
agasa nk'usubira mu buzima busanzwe, ni ikihe kintu wamubwira kuzajya yirinda? Ese mwahita muba igikundi cyanyu mukibuza ababyeyi nako donc imiryango n'iki mukaba ubwanyu mwenyine, byagenda gute? Ibyo bintu nyine birakomeye kugenda ukaba mu gakundi kawe, ariko bibaye ngombwa waje aho kugira ngo umwana w'umuhungu yagiraga urukundo, n'umwana w'umuhungu ugira urukundo, arasabana, arafasha, yego pe umuntu babaye amukorera ubuvugizi, nari niba mufashe ya mbere nje ndishangazi bwe nyine ntago mfite ubushobozi burenze nk'ubw'abasaza banjye, ariko byibuze amagara araseseka ntanayorwa nyine anagarutse basi akavurwa, umuntu yareba nyine umwanya yamushyiramo, yego twashakisha nyine burya umuntu yanagana abaganga bakamenya inzira mbi n'inzira nziza umuntu agomba gucamo, naho agomba kwisanzura, naho agomba kuba atisanzuye, bakanakugira n'inama. Yego. Okay. So ikintu cya mbere cy'ibanze, njyewe mu by'ukuri nta bushobozi bwa danje buhambaye mfite, ariko aho yazimiriye ubushize niho aho twamusanze niho dushobora kujya kumuhigira, so bikunze ejo ndumva aribwo nshobora kuba nabona umwanya, hanyuma tukajya kumuhiga nta kibazo. Ni ukuri wabukoze. Ejo nzagerageza mpiga umwanya, mpiga ikini ewana, hanyuma tujye kumuhiga. Gusa nyine twe twaramuhize nge na kameramani birananirana, nge narimugariye sinshoboye nanjye, so kumufata biranga. Ese bwo uzakoresha izihe mbaraga kumusazi kumufata biba bigoranye? Okay, aho ngaho hari abantu burya ahatari umuntu haba hari uwundi. Yego. Wenda n'abari budukurikiye cyangwa bari bankurikiye bari kundeba, mwaduha imbaraga mukamfasha, n'abaturanyi, ababyeyi, abantu bafite abana, muzi uburyo kubura umwana bimera. Yego. Okay. Reka rero turebe, si ngombwa ko dutinda cyane mu iki kiganiro, kuko urababaye, ufite agahinda, ufite nimba ku mutima. Reka byibuza dusoreze ikiganiro hano, tubipange neza, hanyuma kare tuzinduke tujye guhiga. Ni ukuri wabumfashije Mana Nyagasani, n'abari kumbona basi bagerageze bagana n'umugabo barebe ko bakominikana nawe mukadufasha tukajya guhiga uriya mwana w'umuhungu. Oya, ni nabyo kubwira n'abantu badukurikiye kugira ngo byibuza n'ababa bamubonye baturangira aho ari, byibuza tugereyo, cyane ko hari n'imbaraga z'abaganga gakondo umuntu ashobora gushakisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga bo banamukozeho riratse uburyo atakwirukanka. Niyo mpamvu naguciyeho. Yego. Reka rero tusoreze ikiganiro hano, dupanga uburyo tugenda kumuhiga, ibintu bigende neza. Yego. Hanyuma n'Imana yo mu ijuru nayo idufashe kugira ngo ibintu byacu bigende neza, kandi ndizera ko Imana irabikora. Imana irabikora, ni ukuri kw'Imana. Reka tugushimire. Murakoze. Namwe turabashimiye cyane, Imana ikomeze ubahereze umugisha. Ni Mazina Asante TV.